umubyeyi wese uboneye, umubyeyi wese ujijutse, umubyeyi wese uri mu by'umwuka ukomeye, mu by'umwuka, umubyeyi wese ufite iterambere ry'ubwenge, uko ashikama mu mbaraga no mu mpagarike, niko n'abana be bazaba bafite intwaro mu buzima. Amezi 3 abanza wenda gushyingirwa, urya neza ukarya ibyuzuye. Wamara gushyingirwa hasigaye iminsi 3 ngo uteganye yuko ushobora gusama, uri kwitegura gusama, nyuma wamara kumenya ko wasamye, ukamenya ko utegura umwana ari mu nda, ukarya indyo yuzuye kugira ngo nibura utazahugwa cyangwa umwana akazabura intungamubiri zihagije, dore ko baravuze ngo malnutrition pendant la grossesse, maladie pendant la jeunesse. Urya nabi utwite ukazagira ingimbi y'ikimuga. Ibi byo kwita ku myenda n'amazu mwararangaye, mukosore. Ubuzima nibwo butunzi bwa mbere umuntu atunze ku isi, iyo buhungabanye umuntu aba yandagaye. Ntupfe kurya ibyo kurya udakarabye. Izi ntoki muri kureba zirimo terminaison. Umubiri w'umuntu wose uhamena imyanda, wiyipfa gufata ibyo kurya gushyire mu kanwa. Noneho kubwira ntiwahora ukaraba rero kandi uryagamo. Aho uhuye naho kose urarya. Nose wajya uhora ujyana amazi mu icupa yo gukaraba. Oyi, bisaba kugira ngo ugire gahunda yo kurya, kugira ngo uzagire na gahunda yo gukaraba wenda. Linda Afya. Ingingo ya 3 nayo yitwa uburere bwiza, kuko turi kwigana ijambo ritubwira ngo umuryango mwiza kandi muzima. Ubuzima niko twabwira ko niyo ngingo iri buheruke, iri bunafate n'umwanya munini. Uburere bwiza niryo shema ku bagize umuryango. Tukajya utegereza, kuko nta utegereza gutera imbuto ipfuye mu murima ngo azasarure neza, ngo nuhinga nabi utegereze gusarura umusaruro ushyitse, ngo nuhinga bitari ku gihe. Abana ni umurima, abana urabahinga neza, ukabateramo kumvikana, ukabateramo gukura, ukabateramo gukundana, ukabateramo gushyikirana, ukabateramo umwete, ukabateramo kumvikana, ukabateramo umuntu. Abo bana ntabyo bafite, ahubwo niwo uzabibateramo nka se na nyina. Noneho kubw'ibyo, icyo nicyo gitumye mu migani 22:6, menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Natayivamo rero, ndagira ngo aho ngaho niho ndi bwiteho cyane. Iyo yamaze gukura rero, iyo yamaze gukura, ni imigani 23 umurongo waho wa 22 ndageza 25. Haranditse ngo birasaba kubyaye kandi ntugahinyure nyoko ageze mu za bukuru. Gura ukuri ntuguranure, gura ubwenge no kwigishwa n'ubuhanga. Se w'umukiranutsi azishima cyane, kandi ubyara umwana ufite ubwenge azamwishimira. So na nyoko bishime, kandi utere nyoko wakubyaye kuvuza impundu. Hari ikintu gishimisha iyo umaze kubagaburira, warabahetse mu nda, ukabaheka ku bibero, ukabaheka mu mugongo, ukabavuza, ukabigisha, ukabambika, ukabamara inyota, ukabaha utwo bakeneye. Wajya kubona ukabona ageze mu myaka 14, agatangira nawe kukwitura, yarangiza kumva ashaka kuba hafi yawe, kugusetsa, kugutashya, kukuramutsa, kukumesera, kukuzingira, kugupasiriza. Yarangiza ukabona guhanagura inkweto. Umubyeyi watangira kuvuga ngo uyu rero ntazamfubira namubonye. Icyo gihe ntabwo biba ari byiza cyane kurutaho iyo umubyeyi ahagaze imbere y'abana be atabahisha habika, atabahisha inyungu ziri. Ariko iyo utangiye kwiringira abana b'abandi, ukumva utatuma uwawe, burya igihombo kiba cyamaze kuboneka. Niyo mpamvu se w'umukiranutsi azishima cyane, kandi ubyara umwana ufite ubwenge azamwishimira. Nicyo gituma iyo abubyaye iyo bafite ubwenge batangira kuruhura, batangira kukumva neza, batangira kukumara irungu, batangira kuganiriza. Yarangiza iyi ngingo nayo irakenewe mu kurera rero, kuko ntabwo tuhita tureba ngo bwa mbere ni ukubaha no kumvira. Icyo ni kimwe umwana agomba gutozwa, kwitegeka akabitozwa, amagara mazima akigishwa uko haboneka. 4 ni ukwimenyereza inshingano, umwana agomba gutozwa hakiri kare gukora. 5 ni isuku na gahunda, umwana agomba kubitozwa. 6 ni ukwiyoroshya. 7 ni urukundo no kwiyanga. Umuntu warezwe neza, ngibyo ibintu agomba gukora, n'ibyo bintu 7. Ni mu gitabo cyitwa L'essentiel de l'évangélisation sanitaire. Ahangaha ntabwo ndi buhatinde na gato. Ushaka kurera umwana wawe, mwubahe, mwigishe kubaha no kumvira. 2 umwigishe kwitegeka. 3 umwigishe amagara mazima.
4 umwishe kwimenyereza inshingano, 5 isuku na gahunda, 6 kwiyoroshya, 7 urukundo no kwiyanga. Uzamwereke neza ko ubu buzima muri kureba kugira ngo ubane n'abandi neza unabaryohere ni ukubaho ikiryoshye. Iyo utangiye kubaho ikiryoshye ngo bakuboneho nabo baragukundura baryohera. Ntabwo burya abantu baryoherwa n'icyo uri cyo, ahubwo baryoherwa n'icyo wamariye. Zirikana neza ko abana bawe nabo icyo bazakumarira nicyo kizavuga ko uryoshye, kandi nawe icyo wamariye nicyo wabona ko uryoshye. N'abaturanyi bazabakunda icyo wabamariye, ariko ntiwikibwire ko umwana wawe wiryamirira utarabwira umuturanyi ngo waramutse. Tubibwire ngo umuturanyi azamuhamagara azamuha agakoma karimo ubuki. Oya, umuntu wese ku isi icyo amaze nibwo buryoshye, muri umunyu w'isi. Aha rero ntabwo mbatinda, ahubwo ndasoma igitabo cyitwa Umurimo w'ubuvuzi 313, harimo aya magambo ngiye gusoma. Kubakurikiranira neza ubu ingingo y'umuryango ndi hafi kuyirangiza, kuko iya mbere wari umuryango mwiza, 2 yari bikomeza umuryango, 3 bwari uburezi. Ubwo ibirebana n'umuryango ndi hafi kubisoza kugira ngo nibura tuyungukire ku birebana n'amagara y'abantu. Rero kubera iki ahangaha, dore wumve mu muryango icyo hamaze. Les enfants deviennent dans une grande mesure ce que sont les parents. Ahanini cyane burya abana baba icyo ababyeyi babo babaye cyo. Giteye ubwoba iyi ngingo kuba yumva. Niba abana bawe bazaba icyo uri cyo, jya ubanza urebe icyo uri cyo. Niba wararyamye bazaryama, niba warasenze bazasenga, niba warasomye bazasoma, niba wararimbye bazaririmba, niba waratanze bazatanga, niba warubashye bazubaha. Mu yandi hafi abana benshi cyane bahinduka mu rugero runini icyo ababyeyi babaye cyo. L'état physique de ceci, leur disposition, leur goût, leur tendance intellectuelle et morale se retrouvent chez leurs enfants à un degré plus ou moins élevé. Imiterere y'impagarike yawe, imiterere yawe mu buzima, ibyo ukunda, ubuhanga bwawe, ubwenge bushinzwe gutunganya abana bawe ntibanganya nawe, ariko babigabanaho. Ubwo bivuze ngo bagira impagarike, bagira imiterere, bagira ibyo bakunda, bagira ibyo bashoboye, bagira ibyo batunganya, byose ntibanganye nawe, ariko bakakungukiraho. Pour leur idéal et noble, pour leur faculté intellectuelle spirituelle sont développées, uko uboneye, uko ubuhanga bwawe n'ubushobozi bitunganye, ubukristo bwawe uko butera imbere, plus sont solides leurs forces physiques, mieux leurs enfants sont armés pour la vie. Umubyeyi wese uboneye, umubyeyi wese ujijutse, umubyeyi wese uri mu by'umwuka ukomeye, mu by'umwuka, umubyeyi wese ufite iterambere ry'ubwenge, uko ashikama mu mbaraga no mu mpagarike, niko n'abana be bazaba bafite intwaro mu buzima. Ubwo bivuze ngo ahangaha amenya neza ko ari uko bikesha. Bizabyara iki rero? Haranditse hagira ati en cultivant ce qu'il y a de meilleur en eux. Iyo ukomeje gutunganya ibyiza bikurimo, ils exercent une influence qui forme la société et édifie les générations futures. Umubyeyi kwifata neza kwe niko aba yubatse rubanda n'ahazaza. Haba habaye ikibinyurira hehe, biza hehe? Bwa mbere hari herekanyamurage, abakubyaye n'abababyaye bajya bakwanduza intege nke mu mubiri wawe. Ku bw'ibyo rero uba ugomba kumenya uko ahangana nabyo. Guhangana n'indwara dukora kuyaherekanyamurage bidusaba kurya ibyo kurya bifite ibara ry'umuhondo, ibara ry'icyatsi kibisi n'iry'umutuku, yarangiza biba bifite B9 bita acide folique, yarangiza ugashobora guhangana n'ubute, n'indwara, n'ubumuga, n'ubugoryi, n'ubutandame, n'uburangare, n'umwanda byahukomoka. Izo ndwara zose zishobora kuba zikomotse aho ngaho. Ku ngingo ya 2 ni indemano kavukire. Ni ukuvuga ngo inshuro nyinshi cyane nko muri kino gihe cyacu uhura n'abantu benshi cyane ugasanga batazi biva hehe mu kuvuka. Ubu uri kuvuka umuntu ategurwa kugera ku myaka 6, agomba kuba ateguwe mu buryo 5. Ubu ndavuga umwana amezi 3 abanza wenda gushyingirwa,
urya neza ukarya ibyuzuye. Wamara gushyingirwa hasigaye iminsi 3 ngo uteganye yuko ushobora gusama, ukongera ukavugurura imirire, imitekerereze n'imikorere n'imigambi. Ubwo mu masaha 72, amezi 3, igice cya mbere, amasaha 72 uri kwitegura gusama. Nyuma wamara kumenya ko wasamye, ukamenya ko utegura umwana ari mu nda, ukarya indyo yuzuye kugira ngo nibura utazahugwa cyangwa umwana akazabura intungamubiri zihagije, dore ko baravuze ngo malnutrition pendant la grossesse, maladie pendant la jeunesse. Urya nabi utwite ukazagira ingimbi y'ikimuga. Iki kibazo noneho ku bw'ibyo noneho ahangaha bigomba kwitegurwa hakiri kare, ntibirangarweho ibi byo kwita ku myenda n'amazu. Mwararangaye, mukosore. Ubuzima nibwo butunzi bwa mbere umuntu atunze ku isi, iyo buhungabanye umuntu aba yandagaye. Niyo mpamvu ku ngingo ya 3, indyo nke ikennye itetse nabi, nabyo ni ibindi byonona ubuzima. Iyo uriye ntuhage, umubiri wawe ukabura poroteyine, noneho ntukure icyo bita elasticite, ntukururuke, iminwa igatangira gusaduka, yarangiza utangira kurwara ibinwete, ugatangira kurwara ibihushi, yarangiza aho nahagaragarira amaso gusa, ariko ahandi henshi abarwayi ntibarebe uko hangana, aho bizatuma abenshi no mu myanya yo kororoka basaza mbere y'igihe. Noneho indyo nke ikennye kandi itetse nabi yonona amaraso, ikica imyanya igogora. Aho ni hafi indwara ha 3. Aha 4 ni umwanda w'ubujiji n'ukomoka ku busirimu. Ibyo nabyo ni ikindi kibazo. Hariho abifitiye umwanda w'ubujiji, akaba abandi bo bawuterwa n'ubusirimu, ariko nabwo ni igice cy'ubujiji, kuko byanze bikunze uba ugomba koga mu mutwe, ugakaraba intoke. Ntupfe kurya ibyo kurya udakarabye. Izi ntoke muri kureba zirimo terminaison. Umubiri w'umuntu wose uhamena imyanda, wiyupfa gufata ibyo kurya mushyire mu kanwa. Noneho kubw'ibyo ntiwahora ukaraba rero kandi uryagagura. Akuba uhuye nako kose urarya, none se wajya uhora ujyana amazi mu icupa yo gukaraba? Oya, bisaba kugira ngo ugire gahunda yo kurya, kugira ngo uzagire na gahunda yo gukaraba wenda kurya. Ariko ntabwo wagera aho bitanditse ubunyobwa ngo ubukozemo, aho umwumbati ubufashe, ntugera aho umuneke uburiye, umukati ngiyo kwa Nyirangarama ngaho, yarangiza bigusaba byanze bamwe baranabahendahenda ngo bashyiraho seriviyete akanga kuyifata. Icyo nacyo bikaba ikibazo. Rero ku bw'ibyo umwanda w'ubujiji n'uw'ubusirimu nabyo bibaye ikibazo. Noneho ku ngingo ya 5 ni ubunebwe ku bato n'abakuru. Iyo umuntu ari umunebwe, indwara ziramufata, kuko amaraso ntashyuha ngo avuduke ku rugero ruhagije. Ubundi imitsi y'umuntu imeze nka za rigore. Iyo amazi ari make muri rigore, imyanda ntivamo, ariko iyo imvura yaguye cyane imyanda iratemba. Ni nako umuvuduko wo gukora, umuvuduko wo kwihuta, umuvuduko wo kwikorera, umuvuduko wo guhinga, yarangiza bituma amaraso yihuta neza, maze imyanda ikagenda itakara, woga ikaba yasohotse, wayihagaritse, wayitumye, wayoze, bitewe n'uko umubiri wawe ugira umwete. Ku ngingo ya 6 ni amahoro make n'umutima mubi. Iyo ufite amahoro make watejwe n'abandi, iyo ufite umutima mubi nawe ugirira abandi, indwara ziragufata mu buryo bworoshye. Nicyo gituma muzabisanga mu gitabo cyitwa Intekerezo Imico n'Umuntu, mu cyigisho cyacyo cya 49, intimba, agahinda, umubabaro, ipfunwe. Ibyo byose bishobora gutuma ubuzima bwawe amaraso atembera nabi, igogora rigenda nabi, indyo itakuyoboka, umwijima wawe ukora nabi. Icyo ku ngingo ya 7, reka ariho nirareba ari iheruka, ariko tugiye kwinjira mu miti noneho nyirizina. Twashaka kubereka neza aho indwara zituruka. Ni ukuyoberwa gahunda igenga umubiri wawe. Iyo umuntu atamenye gahunda igenga umubiri we, umwana ni amezi 9 mu nda. Imihango y'abakobwa ni iminsi 4, yahungabanaho gato cyane ikaba iminsi 5. Birasaba neza ngo umenye neza ko umwana mu nda agira mu ibihe 3. Yarangiza ibyo bihe 3 bigira ibyo kurya byabigenewe. Uri ku ishuri arya atya, uri guhinga akarya atya. Ibyo byose jya umenya gahunda y'umubiri wawe, kuko kuyoberwa gahunda igenga umubiri wawe birahagije gutera indwara. Ibyo bizaba ari ikintu gikomeye cyane. Nashatse ko nibura buri wese yagerageza kumva bitagoranye. Linda Afya.